ugasanga umuhungu ari gutirita cyakoze sinzi hano mwakuye imiti musigaye muzi kurongora cyane sinzi impamvu musigaye mwirirwa muri b'abagore b'abafemeri kandi ntago ari byiza mujye mwitonda murebe umuntu se mugiye kuryamana nawe udakurikiye amafaranga mwabahungu ko ari mwemwe muduha amafaranga musigaye muza kuyadukura muti ari tu baby tw'udusiramu nabonye tw'uturaya mujye mwitondera abasiramu muteretana nabo narabonye ugasaba umukobwa arambaye arikwije nta kibazo ejo umubonye asohotse muri ghetto wenda ya Claude ejo umubonye Kicukiro asohotse muri ghetto nyine y'abajama batandukanye ntago ari ngombwa ngiye kuvuga ngo ingero ku mazina kubasuhuza abakunzi ba Manager TV uyu ni fan nk'ibisanzwe nari maze iminsi ndi busy mu tuntu tugiye dutandukanye ntaboneka ariko naje nkaba nshimiye wowe mbanze gushimira wowe warebye ikiganiro cyanjye ugakora subscribe like share na comment mbaye gushimiye ndetse nawe utarabikora ndagushimiye kugiye kubikora akanya araba diaspora banyandikiye muri commentaire n'abantu basanzwe bose ndakeka nagiye mbasubiza ariko by the way hari abambajije ngo kuki ngo nkunda aba diaspora gusa ntago ari uko nkunda aba diaspora gusa by'ukuri wenda ariko ibyo meraho ntago ari uko nkunda aba diaspora gusa kuko si bose nkunda bamwe na bamwe nkuko nibabwiye duba dukeneye support mu buzima bwacu dukeneye amafaranga dukeneye kubaho nyine muri Kigali uko ntago wabaho utishura inzu kandi ndirode ntago waza mu musekere nyine ngo aguhe inzu yo kubamo so rero iyo kubitanye no mu diaspora akakuremera aho ngaho ni fresh ariko ntugakubitane nawe wundi ushaka ngo kwirebera ibere gusa cyangwa ngo igitsina gusa bikarangira aho ngaho ntago tubakeneye dukeneye abantu bafatika baduha amafaranga aba diaspora yaba n'abanyarwanda basanzwe bushize twavuze ku bakobwa uburyo ki nubundi nta mukobwa agakwiye gukundana n'umuhungu udafite amafaranga nari nabibabwiye byose ndabibasobanurira ubu tugiye kureba ese abahungu bo bahagaze bate mu rukundo bahagaze bate mu bakobwa bagenda batereta ariko hagarukira abakobwa uruhande rumwe ubushize nari nababwiye ukuntu abakobwa dukunda amafaranga tukaba dukunda n'abapapa bubatse ingo ariko babakire apana babakene ku buryo baduha support dukeneye noneho tugiye ku bahungu ari abahungu muri iyi minsi basigaye nyine bari haraje ibintu byo kumva yuko gahunda ari gukura abakobwa murahari benshi turabazi niyo mpamvu tusigaye twarabana bakatiye cyane ugasanga umuhungu ari gutirita cyakoze sinzi hano mwakuye imiti musigaye muzi kurongora cyane sinzi impamvu musigaye mwirirwa muri b'abagore b'abafemeri kandi ntago ari byiza mujye mwitonda murebe umuntu se mugiye kuryamana nawe udakurikiye amafaranga mwabahungu ko ari mwemwe muduha amafaranga musigaye muza kuyadukura muti ije nako ntabwo ari ikibazo nimba uzi ko ukurikiye amafaranga banze ushishoze nujya gukora n'uwo muntu imibonano mpuzabitsina ubanze mwikingire cyangwa se mubanze mwipime kandi n'ubwirinzi nabwo buba bukenewe erega ushobora no kwipima sida akakwanduza bya birwara bya infection akakwanduza imitezi nabwo birashoboka nimba ushaka gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu umwizeye neza mujyane kwa muganga mwipimisha indwara zose zibaho ubu mwizeye 100% ku buryo uvuga ngo nindyamana nawe mbaye ntandi no munsi ubwo ndanduye no munsi namenya ko ari nyanduje kuko ntagize tutigeze twikingira ariko ndanduye ikindi gihe naravuye aho ngaho twarikingiye nahita menya ngo ninde wanyanduje ko akenshi mu ruturaya rega mu ruturaya mugenda musambana ahantu hirya hatandukanye ugasanga ufite nk'ibigore nka bitatu pfubura reka kimwe kikakwishyurira inzu icyo wenda wasanga gigoye sida y'igikato ikindi ugasanga umugabo we umunsi mwakubitanye uri kumuteretera umugore akakumena umutwe nabyo tujye tubigaruka ariko nanone tujye twitondera n'aba baby b'iki gihe dutereta ngiye buri kimwe nzabambabwira buri kimwe aba baby b'iki gihe mutereta sorry ngiye na wundi umuhungu nari mbivuze nabi aba baby b'iki gihe mutereta harimo nyine sinavuga ngo harimo abakuzi harimo n'abantu bazima
ahubwo icyitonderwa kugira ngo uzabone umuntu ugukunda ni iki. Burya nuha umukobwa umwanya uhagije, ntago ari ngombwa amafaranga. Niba ushaka umukobwa ukunda uri seriye, uziko atazamuca inyuma cyangwa nawe ngo aguca inyuma. Bro, abakobwa ikintu cya mbere dukunda umuntu duwe umwanya, tugakunda umuntu duhake akanaduha n'agaciro. Nimba ugiye gutereta umuhungu wa unana umukobwa wa muhungu we, itondere guhubuka nyine ngo uhite utangira ntago dukunda amafaranga, ariko turabizi neza ko mutayatanga. Abasore ntago mutanga amafaranga, abapapa niwe yatanga, n'aba diaspora barayatanga. Impamvu ubona mba nivugira ngo aba diaspora ko ari gihe rimwe na rimwe bajya bankandira akanyenyeri da hishyurira n'inzu cyangwa nkigurira nayo mata mu rugo. Ubusanzwe ngiye ndi umufiyemeri, mfite umwana wanjye nkuko nabivuze, ngiye umuntu uzankundira umwana niwe muntu tuzashobokana, cyangwa si no kuvuga ngo tuzashobokana, umuntu uzi neza yuko nakenera gukora business akaba yanshingira business yarankakora, nubwo nta kindi kintu yazongera kuma, nkajya menya n'umwana wanjye, ubundi ikindi akaza kuma keya gusa, ibya bindi by'amafaranga bikarorera ubu ngo ntaribe. Ikindi mwabahungu mwe, ubuntu bw'ubukobwa ni gute witonda ugatereta umukobwa urara mu kabari bugacya mu gitondo ari kunywa umunsi wa mbere umunsi wa kabiri, ubwo wumva uri umukobwa utereta. Tujye dushyira mu gaciro, uteretanye n'umukobwa wenda uhora ukubeshya. By the way, baho kubeshya rimwe na rimwe, ariko uteretanye n'umukobwa uhora ukubeshya, ndahana kandi uri kumva ari mu rusako, ejo ndahana uri kumva ari mu rusako. Ese uwo mukobwa yazakuviramo umugore, yakuzakuviramo ni mushiki wawe, na mushiki wawe wamushyira ku murongo ukamugira inama. Cyangwa se ugasanga abakobwa nyine biyambe ku busatu bakiri babandi basigaye bambara utuntu tw'utumeni, ugasanga yambaye handi utera pate nk'ikabutura cyangwa ijipo yambaye, watera pate imwe ikareshya muri make bireshya nk'ikariso yambaye, ku buryo uramutse uyeyuyeho gakeya bitubona yakariso. Habo bakobwa kuko nimba uri umuhungu ukaba ukunda umukobwa we yambuka ubusa gutyo, uzi neza yuko nimba umugure no mwenda umeze gutyo ubusa nk'uwo nguwo, uzi neza ko rero mureba wenyine aho mujyana, nimba munasohotse aho mugendana, utemva ngo ufite ishema yuko ngo wahaguriye ngo shere wawe mini aho mugiye. Bro, abajama bakunda kwandarika amaso kandi baranarobada kandi bagatereta. Ubwo urumva rero no mujyana nk'ahantu ugasanga bamugutega bagapapu, uzihangana nyine umenye yuko ari wowe warwishigishiye, kandi urwishigishiye ararusoma. Ikindi ari tubebe tw'udusiramu nabonye tw'uturaya, mujye mwitondera abasiramu muteretana nabo. Narabonye ugasaba umukobwa arambaye arikwije nta kibazo, ejo umubonye asohotse muri ghetto wenda ya Claude, ejo umubonye Kicukiro asohotse muri ghetto nyine y'abajama batandukanye. Ntago ari ngombwa ngiye kuvuga ngo ingero ku mazina, kuko nshobora kuvuga nka Claude agahita yivumbura ngo bananze urugero, ariko ni nk'utanga urugero nkuko nakwitanga urugero. Ariko ngiye sikomeze ngiye ndiyambika nk'ikwiza. Ikindi nihesha agaciro, ariko ikindi ngiye nkunda amafaranga. Sinzi nimba umuntu yanga kwisi ko simba mu nzu y'ubuntu, sindubaka inzu i Kigali. Icya kabiri, saro nago najya ngo nseke ngo bansuke cyangwa ngo wenda bansigira inzara. Mugomba kubimenya. Nimba usikuri umuhungu utereta umukobwa ukaba uzi ko utamumenyera inshingano nk'izo, akaba atakwaka amafaranga yo kujya muri saro ngo yamuhe, akaba atakwaka amafaranga yo kwisukisha ngo yamuhe, ubundi uzi ko umufitiye garanti ingana iki. Ntago akwatsi bya mirenge, ntago ubwiye ngo ngurira imodoka, ntago ubwiye ngo umpereze 200 ngahe. Utwo dukeya byonyine turahagije umukobwa akishima. Kandi ikindi mujye mwitondera mwabajama mwe, nimba ukunze umuntu mwizere nkuko nawe kwizera. Ibintu byo kwirirwa muvuga ngo murajya kubashyiraho bamaneko, mushaka mushyire ku ruhande. Icyo ni icyambere. Nimba umuntu akwizera akaba yakubwiza ukuri, ni gute wifata nyine ukajya gupanika ibintu ugashyiraho bamaneko nk'ijana kugira ngo umenye wariwe? Ese ubundi we nimba wenda akubwiza ukuri ibintu byose akakubwiza, wenda baye kubeshya cyangwa atakubwira buri kimwe cyose yiriwemo, of course uwo ngo ndumva yaba ari mu mafuti naho ngo wamukeka. Aho ku muntu wifata akakubwiza ukuri buri kimwe cyose, warangiza ukajya
ukajyaho gapanika mujye mugereranya kuko nkuko nawe wambwiza ukuri agahinda wanyuramo wenda cyangwa uko wambabaza niko nanjye nakubabaza kandi agahinda kararyana nkuko wankosereza nkakubabarira ariko nawe jya umenya kubabarira nkuko ubaho sibwa imbabazi kandi ibintu byo hari ibintu nabonye abajama biharahaje byo kuzajya bashyiraho amategeko kandi ntabwo ari byiza bro nkuko mba nakuretse ukisanzura wenda reka mfate wenda urugero ndi umuhungu undi wese uri kundeba wenda ni umukobwa ni umuhungu ntawamenya ni urugero mfashe nkaba nakubajije cyangwa nubwo nanabikubaza nkumva nta n'ibintu birenze cyangwa biri joke aho ngaho ukifata wowe ku giti cyawe sinagiye gukontorora utuntu twose ntizagiye kugira ute nakuretse cyangwa se uri no mu kazi nabyubashye ahubwo ngiye ntundetse ngo nisanzure nkuko mbishaka simvuze ngo ndajya mu mico mibi ko nanjye simbishyigikira simvuze ngo urajya ngo kurara usinda ngo birinde bucya ngo nibwo niyo liberite ngo wamuhaye weya umukobwa n'utaha kare umukobwa n'umutima w'urugo umukobwa ntago ajya mu kabari ngo arareyo ubuke sundi tuvugisha ukuri uwo mukobwa ni mumutunze umusohokana ukamumenyereza kumurarana mu kabari bugacya mu gitondo ubundi ubwo rugo rwanyu nimba muteganya kubaka ubwo rugo rwanyu ruzamara kabiri muzaya mugenda n'abana mu batware mu kabari mbere yo kuvuga tujye cyangwa se mbere yo gukora tujye tubanza dutekereze ku bintu tugiye gukora hari igihe tuba dufite amakosa pe twaba abakobwa ariko igihe wemeye ikosa ukarisabira imbabazi ni nk'umugore n'umugabo mu rugo umugore n'umugabo mu rugo ubu ngubu akenshi abagabo wenda bakunda guca inyuma abagore babo wenda iyo umugore amuciye inyuma akenshi bitewe n'umuntu wenda n'ibyo yamukoreye bitandukanye n'ibyo umugabo yamukoreraga hari igihe atangira no kugenda n'umutima we ujya hahandi n'ubundi bari kumwaka yabirenze aho tuvugisha ukuri mw'abagabo mwe dukunda kubabarira mwaduciye inyuma muradutendeka tukabimenya tukirengagiza tukabyirengagiza ariko ni gute umuntu akora ikosa rimwe cyangwa se kabiri dufate kabiri nakubara inshuro urugero nakubara nk'inshuro zigera muri zingahe ariko wowe umuzi ikosa wisupanika ibintu byose ndanakubariye ntusaba imbabazi sumbabariye wenda n'ubwo wanambabarira ntabwo bivuze ko wenda urahise tuvuga ngo uvuye mu rugo ngo ugiye gushaka undi mugore ntabwo bivuze ngo rero uvuga ngo mu rugo ngo ugiye gushaka undi mugabo cyangwa urawukanye ngo utwaye n'abana ugiye hese wahamye hamwe ubundi ko ubundi mw'isi tubayemo ejo iyo randiro daguhemukiye ntabwo ubura kujya gushaka ahandi kandi nabwo ukabaho iyo ugiye kwa randiro umwe aguhemukiye ukavuga ngo sinzongera utekereza randiro n'ikindi gihe waba Yesu ufite amafaranga yo kugura inzu mu mujyi wa Kigali nubwo wawe uyafite none ko nta inshuti uzagira cyangwa uba wenyine nupfa suzihamba mani tujye tuvugisha ukuri dushyira n'ukuri ahagaragara n'ikintu kibangamiye umuntu azajya muri komanteri abivuge njyewe buri muntu wese uzajya wandika muri komanteri nzayamusubiza abajama birirwa nyine batereta abagore hari abajama bakundana n'ababebi bafite amafaranga aricyo bakurikiyeho amafaranga ahagije pe akajya amupasa ariko mu by'ukuri nta rukundo ruranga hagati aho ngaho ariko hari igihe ugenda ugiye ukurikiye amafaranga ikarangiye ukwameyeyo unanakunze bibaho ntabwo mbizi ariko abajama biba hari ukukura ku buryo umuntu yakwihera amafaranga ariko harimo n'akantu ko kwiba mwaba tipe mwiba nk'umunsi bagufasha bagakumena umutwe uzavuga kuri kuziriki ubuntu budafite 12 tujye dushyira mu gaciro nka ba bagabo biyemera bafite amafaranga ikindi hari abagabo nabonye baba bafite amafaranga ariko nta mu mutwe atarize ku buryo adabasha kwikontorora mu mutwe bro nimba ufite amafaranga jyana no mu ishuri cyangwa se ushake n'umuntu uzajya kugira inama yo kuntu wakakoresha kuko ubugoryi abantu bamwe na bamwe baba bafite batarize kuba bafite amafaranga ukashije kugera kwa ayo mafaranga uyafite koko basi shaka n'umuntu kugira inama ubashe gukontorora ibitekerezo byawe ntukafate ari ikintu mutajya mutekereza ubundi hari akantu kamwe nabonye umugabo ukiyemera ngo ufite amafaranga utunze umugore mu rugo nta kayumuha usibye kuvuga ngo pfa ko stock yuzuye mu rugo pfa ko abana bagiye ku ishuri ndatanze minerivare
pfa ko habonye isukari, pfa ko habaye iki naguriye umwenda umugore utamuhumya mwanya. Ese nk'uwo umugore uzi ko azaguma aho ngaho ntago akeneye ibyo kurya kuko yavuye iwabo nabyo abegera abibona. Na nyina yewe niyo myenda yari imuguriraga yaje kukureba ngo umuhekeya aho guhekeya umuha umwanya gumwa, ibyo bintu byo kwitwaza ngo akazi kababanye kenshi. Twebwe se ntako tugira ko tubabonera umwanya. Rero mujye muhereza agaciro abagore banyu, n'ikintu gituma bahokana kenshi nibyo nabyo birimo, nubwo atari byo byose ariko nibyo nabyo birimo. Ibyo bituma wenda bahokana tuzabivugaho butaha, nzabasobanurira da. Nubwo wenda ngenda umufemeri ariko nubwo ndi umufemeri nabashije kugera kuri byinshi cyangwa se kumenya byinshi bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Nkaho uri kureba iki kiganiro kweri koko, kanda subscribe, like, share na comment nimba wabikunze koko. Nyandikira muri commentaire ubundi mbazi icyo ushaka, nimero yangira aho ngaho kuri screen, ubundi tuhatwika icyo koko. Icyo ushaka kubaza cyose shyira aho ngaho ndagusubiza. N'icyo ushaka gusobanukirwa uzayimbwira, nzayaza ngaho ngisobanure. Sibyo hari ni sari kosa nkoze kuba mbabwije ukuri, erega kuri tuzakuzira. Sawa, ndabashimiye mwese mwakurikiranye Manager TV ya Risfan nk'ibisanzwe, twongere dusubire mu kiganiro cy'ubutaha.